بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي ذي فضل والإنعام ما زال يوالي على عباده في هذا الشهر المبارك فضائل الصيام والقيام. خص هذا الشهر وفضله بمزايا عظام، وأنزل فيه القرآن حيث قال في محكم تنزيله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. ويقول أيضا: وهو شهر الصيام. ويقول مولى سبحانه: فمن شهد منكم الشهر فليصم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين، الملك القدوس السلام. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أفضل من صام صلى الله عليه وسلم وقام محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وعلى أصحابه البررة الكرام، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا عباد الله، أولا فإني أوصيكم وأوصي نفسي بتقوى الله عز وجل، ولقد فاز المتقون الطائعون. يقول سبحانه وتعالى عز من قائل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ويقول أيضا: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. ويقول المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله حيثما كنت وأتبع سيئة الحسنة تمهها وخالق الناس بخلق حسن. فيا إخوة أعزاء، من فضل الله تعالى على أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فضل الله تبارك وتعالى هذه أمة محمدية فأعطاها هذا شهر الفضيل وهو شهر رمضان. ishimwe n'ikuzo ibisingizo byuzuye bikwiye Allah tabaraka wa ta'ala. Hashimwe kandi hasingizwe Allah, we wuje inema n'ibyiza byose. Allah subhanahu wa ta'ala we igihe cyose uhoraho kandi yahozeho. Allah ni kugaragirwa, ni kwambazwa no gusengwa ibihe byose. Allah yakunze iyi umma ya Muhammadi, ayihereza akado cyangwa se impano nziza yo kubaradaye ku kwezi gutagatifu, ukwezi kwa Ramadhani, ukwezi kuzimigisha, ukwezi abantu bagomba gusibamo bakasarura ibyiza. Allah tabaraka wa ta'ala ku kwezi akurutisha andi mezi kora ko harimo ibyiza byinshi cyane, kandi akugira ukwezi guhambaye mu mezi dufite 12. Uku kwezi Allah akumanuramo igitabo Qur'an, igitabo kiyobora Yesu yifuza kuyoboka. La ya'tihi al-batil min bayni yadayhi wala min khalfi. Iki gitabo ntabwo hazamo makemwa cyangwa hazamo ibinyoma, yaba ari imbere yacyo cyangwa ari inyuma. Tanzilu min hakimin hamid. Ni igitabo cyamanuwe na Allah tabaraka wa ta'ala, we wuje ubugenge ukwiye gushimwa no gusingizwa. Allah arabwira Imana ati: ma yuqalu laka illa ma qad qila lirusul min qablik. Imana ntabyo wabwiwe uretse ko ibyo bwirwa nibyo byabwiwe intumwa n'abahanuzi bakubanjirije. Bityo rero Allah sakaza amahoro n'imigisha kuri intumwa yo nabi yo nasangira ngendo we n'abazakurikira intumwa kuzageza ku munsi w'imperuka, ndetse n'abasangira ngendo bayo Allah bishimire igihe cyose. Allahumma amin. Bano Islamu rero, iyi umma ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah subhanahu wa ta'ala yageneye uku kwezi kugira hagaragaremo mawasima ta'at, ni seasons, ni ibihe. Hada jamu musim, mawasima ta'at ni byabihe hagomba kurangwamo kubaha Imana, kuganduka gukora ibikorwa byiza. Tatadafu fiha alhasanat, hagaragaramo yuko ibikorwa Allah bitubura. Kuba wakora sunaka kwandikira nka farada, kuba wakora igikorwa kimwe Allah agakubira kugeza ku nshuro 700. nta handi wabisanga uretse mu kwezi kwa Ramadan. Watarfa fiha darajat, Allah zamura intera mu nzego kubera ibyiza binuka muri kuno kwezi. Wayaghfiru fiha kathiru min almaasi, Allah ababarira ibyaha byinshi n'ibicumuro abantu baba bakoze. Wasayiat, ndetse n'amakosa. Fasaidu man ightanama hadhihi alawqati, uzaba yishimye akananezerwa akaba umunyamahirwe nuzafatirana n'umwanya wa Ramadani akawubyaza umusaruro agakora ibikorwa byiza akiyegereza Allah tabaraka wa ta'ala. Ayuha almuslimun, inna layali qadima, mu byukuri nkuko turimo iri joro turibuze kwinjiramo, turimo turasatira iminsi 10 ya nyuma ya Ramadan. Ramadan iragiye, irimo iragenda idusezera. Abasaza ba kera bajyaga bicara babona Ramadan igeze mu minsi 15 cyangwa se igeze mu minsi 20, bakavuga bati muadda ya Ramadan, muwadda ya Ramadan. Ramadan kwa heri, Ramadan buriani kwa heri.
ntabwo tuzi ko tuzahura nawe, uretse ko umwaka utaha Allah nadushoboza tukaba tugihumeka ubuzima twazahura nawe. Ariko nisha nihirwe kuba Ramadhan igiye kugenda we mu Islam nta bikorwa byiza ufite wakoze, utarafuturishije abayisilamu, utaratanze ifutari, utarigeze kuwakora ibihagararo nta n'ijyagana kimwe urakora, nurasoma Qur'ani niyo abari amasura make, nuratanga sadaka. Ramadhan iragiye, famadha ba'da Ramadhan, nyuma ya Ramadhan ni icyo uteganya kuzakora niba utarasaruye ibyiza muri kuno kwezi? Ngo ukore ibikorwa byiza, wihatire kuba wasoma Qur'ani, wihatire kuba wakora adhkari. Nta yuzi Qur'ani, singiza Allah. Allah ati Allah bizikrillah tatma'inna alqulub. Ese ni mubona ko gusingiza Allah bituma imitima ituza? Gusingiza Allah bituma imitima ituza. Niba ufite ibibazo, msongo wa mawazo, high depression, ibibazo byakurenze, ufite stress, soma Qur'ani, singiza Allah. By'umwihariko mu kwezi kwa Ramadhani ibintu thawabu kandi nyinshi cyane kurusha ko wayibona mu yandi mezi. Bityo rero iyi Ramadhani ntiza gupfira ubusa muvandimwe, zirikana yuko tugeze mu minsi 10 ya nyuma ya Ramadhani. Hadhi layla ataliya, iri joro ribuze uyu munsi dusibye ni umunsi wa 19. Uyu munsi wa 19 rero bivuga ngo iri joro ribuze ni rya 20. Fanaha nadkhulu fi 10 awakhir min hadha shahr al-fadil, twinjiye mu minsi 10 ya nyuma yo muri kwezi gutagatifu. Ese niki intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yakoraga? Niki yabwiye abayisilamu igihe habaga hinjiye mu minsi 10 ya nyuma? Muislamu ndagira unega amatwi wumve. Ushobora kuba warazindaye bitewe n'akazi kenshi wari ufite, ushobora kuba warazindaye bitewe n'ibyinshi byari biguhugije, ariko iyi minsi 10 ya nyuma intumwa y'Imana ati lillahi, intumwa y'Imana irahira, fihi shahrun fihi laylan, ngo harimo kwezi, ngo harimo ijoro. Intumwa y'Imana ati fihi layla, ngo muri uko kwezi harimo ijoro. Iryo joro khairu min alfi shahr, ngo rifite ibyiza bikubye cyangwa biruta amezi 1000. Man hurima khairaha, uzimwa ibyiza by'iryo joro, fakad hurima khaira kullah, azaba yimwe ibyiza byose. Mu yindi riwaya wala yuhram illa almuhram, ngo nta nuzimwa ibyiza uretse wundi koko wimye, wundi wimwe akaba yarabaye umunebwe. Ni nkuko umuntu yagushira ibiryo ku sahani akavuga ati ibyo biryo birye kandi ushonje, ukabinanirwa kandi ufite inzara. Niyo Ramadhani rero turi mu minsi 10 ya nyuma y'Islam. Iri joro ribuze ni ijoro riza ryinjira mu minsi 10 ya nyuma. N'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam byatugiriye inama rero n'ubu kwezi yakurutishije atubwiye ko iyi minsi 10 ya nyuma mutume yayihaga agaciro cyane. Ikhtasa Allah azza wa jalla bil fadail wal ujur. Iyi minsi 10 ya nyuma Allah yihaye ibihembo byinshi cyane n'ingabire nyinshi cyane, nyinshi zishoboka, wal khairati al wafira. Allah subhanahu wa ta'ala akiramo ibyiza byinshi cyane umuntu abona. Kubwo rero fahtadu bihadi nabiyakum, ngaho ni muyoboke muyoboro mwazanira n'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya man yuridu shafa'atihi, wowe ukeneye ko Imana izagukorera ubutakambizi ku munsi w'imperuka, fatirana uyu mwanya, kubera ko waman yuridu ayashraba min hawdihi, nushaka kugira ngo azanywe mu mwobo cyangwa se mwibari n'Imana yageneye abantu bazanywa muri iryo riba cyangwa se muri uwo mwobo ku munsi w'imperuka, ni wowe ugomba gukora iki? Ni wowe ugomba kuba yakora iki? falyaqtada bihi fi jami'i ahwalihi wa aqwalihi, ngaho rushaho kuba wakora iki uko Imana yagiraga umuhate mu yindi minsi, akaba yashyiraho umuhate cyane cyane ubwo yagiraga mu minsi 10 ya nyuma. Kuri ubwo rero kora ibishoboka byose muvandimwe, nawe wiyiteho cyane, wite kuri minsi 10 ya nyuma tugiye kujyamo. Ntabwo uzi ko Ramadhani y'umwaka utaha 2025 cyangwa se 1446 uzabukiriho. Fahadhi fursatan maymuna yajibu alayka an taghtanimha, ni ngombwa ko uyu mwanya mwiza ufatirana ukawubyaza umusaruro. Fursa hii usipoinyakuwa utakuwa umepata hasara. Uyu mwanya nutawufatirana ngo ukore ibikorwa byiza tugiye kuganira ngaha, uzaba ugiye kubona igihombo hano ku isi. Aribyo byabindi n'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yazamutse mimbara hangaha, irangije ivuga amin incure 3. Abasangira ngendo barayibaza amin 3 wavuze ya Rasulullah zisobanuye iki? Faqala qad atani Jibril malaika yanziye arangira turahina alf rajulun, ngo arakagwira izuru arakagira igihombo kaga n'amakuba. Dakhala alayhi Ramadan thumma insalakh qabla an yughfar lahu, wa Ramadan zinjira kamusanga ari muzima akayisiba karindirangira tababariwe. Ntabwo uvugwa hangahe rero wundi udasiba, ni wowe wundi usiba ariko Ramadan kamubera imfabusa. Ari nayo hadithi mutume tubwete rubba saimu laysa lahu min siyami illa al-ju', hari umuntu abazi ko yasibye ariko yirije ubusa amanya yose. Wa rubba qa'imu laysa lahu min qiyamihi illa as-sahr, ngo kandi hari umuntu abazi ko yahagaze ibihagararo. Umuntu akajya guhagarara ku muhanda ari kureba amafilime, agahagarara ku muhanda ari mu bitaramo,
agahagarara iwe mu nzu ari kuri televiziyo bugacya, aho kugira iryo joro uribyaza umusaruro usenge ufatirane mu mwanya wundi bwo ku joro ry'ubugabe, kuko mu byiza mu joro ry'ubugabe nuko ritangira bada salatul maghribi. Maghribi yo yinjiye umunsi uba winjiye, bivuga ngo n'umunsi maghribi niyinjira tuba dutangiye umunsi wa 20 aribwo umuyisilamu agomba kuba yatekereza kuba yaza kwicara itikafu mu musigiti. Abayisilamu rero ku kwezi ni ukwezi inwayimana Muhammad sallallahu alaihi wasallama, hadithi dukumura kuri Aisha radhiyallahu anha Allah mwishimire, qalat Aisha aravuze kana nabii sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fi 10 al-awakhir ma la yajtahidu fi ghayrihi. Aisha aratubwira ngo inwayimana Muhammad sallallahu alaihi wasallama yajyaga irangwa n'umuhate, igashiramo umuhate n'ubwitange muri no minsi 10 ya nyuma kurusha uko yagiraga umuhate mu yindi minsi. Bivuga ngo minsi 20 yarahise, inwayimana mu minsi 10 ya nyuma yayisibaga ifite umuhate urusha umuhate mu yindi minsi yagize, kurusha uko yagiraga umuhate mu yindi minsi. Nanone Aisha akatubwira ati qalat kana nabii sallallahu alaihi wasallam idha dakhala 10 shadda mizara. Aisha aratubwira ngo ubwo inwayimana aratubwira ngo Aisha aratubwira ngo inwayimana Aisha radiboneye ngo ubwo hinjiraga iyi minsi 10 ya nyuma ya Ramadhani, shadda mizara, mtume alikuwa kikaza kibwebo chake au kikoi. Mtume afata igikoyi cye akaba yagikaza cyane. Niba ufite igikoyi cyawe ni byiza ko wacyambara mu minsi yo gusenga igihagararo, kubera ko iyi minsi 10 ya nyuma mtume yahambiraga igikoyi cye cyane. Si ibyo gusa, wa ahya laylahu, ijoro akariha ubuzima, bivuga ngo agasari kugeza ubwo bukeye, wa ayqadha ahlahu, akanabyutsa biwe mu rugo. Wowe ufite ubunebwe, abana bawe bagize ubunebwe, no mu Bayisilamu hari abasiba badakora iki, badasari. Umuntu agasiba ariko ntabwo asari, umuntu Ramadhani rarangiye ntarafata n'amasahafu ngo asome n'isura ebyiri. Dusigaranye iminsi 10 gusa. Uyu mwanya mu Islam no gucika ukaba wagira iyi thawabu bura, ntuzagire ngo ntago nakubwiye, ntuzagire ngo ntago nakwibukije kuri ibi byiza. Fatirane no minsi 10 ya nyuma, niba bishoboka akazuga wagarike, niba binashoboka usabe konje, nibishoboka cyangwa niba wikorera iyi minsi 10 uyifatirane, uyifatisha ibishigo, uyibyaza umusaruro, ube wabasha kuba wakora iki, wakoramo ibadati zitandukanye kugira ngo Allah subhanahu wa ta'ala abashe kuba yakwakirira ibikorwa byawe no kukwakirira ubusabe bwawe. Waruya an Aisha radhiyallahu anha qalat kana nabii sallallahu alaihi wasallam, none Aisha ngo bitubwira inwayimana Muhammad sallallahu alaihi wasallam muri uku kwezi yatugiraga inama kora ko yakora gici, yafataga igikoyi cyakagikaza ijoro akari ubuzima ndetse akaba yanabyutsa abantu biwe mu rugo. Fahadha hadiya sallallahu alaihi wasallam, wingi ni impano ni n'umuyoboro. Fahadihi ni umuyoboro twazanyiwe n'inwayimana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ihya'ul layl, kuba waha ijoro ubuzima bi anwa'il ibadat, ukora ubwoko bwa ibada zitandukanye. Ntabwo guha ijoro ubuzima gusa ari ukuri gusari tahajjud, la, bi anwa'il ibadat mukhtalifa, ibada z'ubwoko bwose zitandukanye. Ijoro ukariha ubuzima. Laylatul Qadri ishobora kuba yakugwaho urimo urasoma Qur'ani, ishobora kuba yakugwaho uri mu gihagararo, ishobora kuba yakugwaho uri muri adhkar, ishobora kuba yakugwaho uri mu dua, amarira yamanura usaba Allah, wicuza ya Allah, ndagusaba ibibazo byanjye ko wabikemura. Ya Allah, ndagusaba ko nanjye wampa iki ngiki. Ya Allah, ndagusaba ko wanjyana hijja. Ya Allah, ugasaba Allah icyo ushaka. Allah niwe tubwita ud'uni astajib lakum, ni munsabe nge nzabasubiza, ndi tayari. Wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Muhammad abagaragu banjye niba kubaza kuri nge babwire ngo ndi hafi. Ujibu da'wata da'i idha da'an, gusubiza unsabye igihe ansabye. Falyastajibu li wa liyu'minu bi la'allahum yarshudun. Ariko nanjye babanze bitaho umuhamagaro wanjye, ibyo mbahamagarira bananyemere nge nyine Allah, kandi wenda babona umuyoboro uturutse kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Abavanywe Islamu rero tugeze mu minsi 10 ya nyuma. Igikoye cyawe kizane, ijoro uriho ubuzima, byutsa abana bawe, byutsa umugore mukore ibada, kubera ko iri joro niba riri bwinjire rya 20 iminsi 10 ya nyuma irabitangiye. Ramadhani turimo turayisezera. Igihomba kagarama kuba kuri ngewe, igihomba kagarama kuba kuri wowe. Ramadhani nibirangiye udasomye Qur'ani, udafuturishije mu Islam, ufite ubushobozi, utatanze sadaka kandi ufite amafaranga, utagize icyo ukora cyari cyo cyose cyatuma wiyegereza Allah Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Fayambaghi lilmuslim fi hadhihi layali alghaliyati, ni ngombwa birakwiye biranashoboka kuba uri mu Islam uri amajoro meza afite agaciro, ayajidu wa yashtahidu fi hadhihi al-ashr min qiyam al-layl, kuba muri minsi 10 ya nyuma yagerageza akaba yakora igihagararo cy'ijoro,
agasaba Allah subhanahu wa ta'ala fahuwa da'abu salihin mukubera ko igihagararo cy'ijoro niko kwihanganana nawo muco mwiza w'abantu beza wa qurbati ila rabbikum no kwiyegereza Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ayqadhu laha li awladi nimubyutsa abana banyu nimubyutsa abagore banyu liyushariku almuslimin kugira ngo abayisilamu bose bifatanye bakorera hamwe isengesho fi izhari hadhihi ash-sha'ira kugira ngo bagaragaze uyu muhango mwiza twazana n'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam ndetse kugira ngo babone al-ajru wa thawabu ibyiza ingabire n'ibihembo kugira ngo bandikirwe na Allah subhanahu wa ta'ala wa Sa'id wa Abi Huraira yamituse kuri Sa'id ndetse na Abi Huraira Allah bishimire qala yarabzati qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idha ayqadha rajulu ahluhu ngo iyo umuntu ngabyukije abantu biwe mu rugo min al-layl kababyutsa mu joro fasalliya bagasari bigenda bite au salla rak'atayn jami'a nguniyo wasengana nabo niyo byabarira kebyiri kutiba fi dhakirina wa dhakirat ngo umuntu yandikirwa nko mu bantu basingiza Allah babagabo ndetse n'abasingiza Allah babagore bivuga ngo umugabo yabyukije umudamu we bakabyuka mu joro niyo basengana kebyiri Allah tabaraka wa ta'ala abandika mu bantu basingiza Allah babagabo ndetse no mu bantu basingiza Allah babadamu bityo rero na Jabir radiyallahu anhu aratubwira qala sami'tu nabiyallah sallallahu alaihi wasallam yaqul Jabir atubwira ngo numvishe umuhanuzi w'Imana n'Imana Imana yamara n'imigisha agira iti niki yavuze inna fil layli la sa'a mu byukuri mu ijoro bari n'isaha hari n'igihe la yuwafiqu rajulun muslim ngo nta muslimu zahuza niyo saha yas'alu Allahu khairan asaba Allah ibyiza min amri dunya mu byiza cyangwa se mu bintu bya hano kwisi wal akhirah anasaba Allah ibyiza byo kumusumeruka illa atahu Allahu iyahu uretse ko Allah zamusubiza igihe azabyuka akana kigoro wa Islam kuba wabyutse mu joro wasinziriye abandi babona wowe ugatawaza amazi akonje ukabyuka ugasaba Allah ngo ntabwo uzahuza niyo saha usaba Allah uretse ko ibyo azasaba Mwenyezi Mungu azabiguhereza wa dhalika kulla layla kandi ibyo bikaba buri ijoro ryose ryo mu kwezi kwa Ramadan iyo usabye Allah subhanahu wa ta'ala akaba yaguhigiza byose ahubwo ni buri joro Allah kugenera kuba yaguhereza ibyo byiza byose wajaa fil hadithi anna aqrabu ma yakunu rabbi min al-'abdi jawful layl ngo byaje no muri hane muri hadithi aho bigaragara ko umugaragu aba hafi cyane na Allah tabaraka wa ta'ala igihe yitaruye uburyamo igihe yitaruye igitanda imbavu ze zikitarurira uburiri hanyuma akabyuka muri rya joro agakora igihagararo agasaba Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala fa in istata'ta an takuna mimman yadhkuru Allah niba ushoboye kuba mu bandi basingiza Allah fi tilka sa'a fakun muri iyo saha cyangwa se muri icyo gihe uzabe muri abo ngabo kubera ko nibo bafite ibyiza imbere Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ibadallah alaykum bi qira'ati al-Qur'an al-Karim nongere nsubire mbavandimwe ni ngombwa ko musoma igitabo cya Allah subhanahu wa ta'ala wa inayati bihi no kuba igitabo mwakitondera mukakirinda nushaka kuba cyangiza cyangwa se kugisoma Qur'an ugomba kuyitaho inaya ukayitaho ukayimenya ukayisobanukirwa kubera yuko muri no minsi 10 ya nyuma mu kwezi kwa Ramadani intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagaragaje yuko Qur'an uzasoma kandi yamanuwe muri no minsi 10 ya nyuma iza mu joro ry'ubugabe ubu ni thawabu nyinshi cyane na Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala muri hadithi akatubwira shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin min al-huda wal-furqan iyi Ramadani iyi Qur'ani yamanuwe mu kwezi kwa Ramadani izaru umuyoboro ku bantu wa bayyinatin min al-huda ndetse n'ibisobanuro by'umuyoboro n'ibimenyetso by'umuyoboro uturutse ko Allah subhanahu wa ta'ala wal-furqan ndetse no kuza gutandukanya ikinyoma n'ukuri iyi Qur'ani yaje ivana ikinyoma ndetse garagaza ukuri yuko ari amagambo ya Allah subhanahu wa ta'ala wa kana Jibril alayhi salam yudarisu al-Qur'an al-Karim nabiyya sallallahu alayhi wasallam wa Jibril niwe wigishijwe Imana iyi Qur'ani mtume yigishijwe na Jibril Qur'ani yusome surati an-Najm isayitiri inyenyeri aho atuwati allamahu shadidul quwa inwe Imana yigishijwe Qur'ani na Jibril n'umunyembaraga ukomeye cyane ariwe malaika Jibril bityo rero yazaga mu kwezi kwa Ramadani akigishirwa Imana wa kana yalqahu fi kulli layla Jibril yahuraga n'intumwa Imana buri joro mu kwezi kwa Ramadani min Ramadan fayudarisuhu al-Qur'an akamwigisha Qur'an mimma yadullu ala istijaba qira'atu al-Qur'an mubyiza bikuyoba bikuganisha kuba Allah kwakira ibikorwa byawe cyane no kubitubura soma Qur'an ntabwo uzi kubisoma yumvirize hari abesera batakaza igihe cyabo akareba agafilime gasobanuye akicara ngari kuri filime y'abazungu n'ibindi bisanzwe ngo kugira ngo amasaha yicube muvandimwe muratakaza fata wumvirize Qur'an niba utazi no kuyisoma no kuyumviriza byonyine ubibonera ibihembo uwo muziki uri kumviriza uzana wumva nyuma ya Ramadani
amafilimi urimo urareba uzanareba nyuma ya Ramadani urimo uratakaza igihe cyawe ubusa wiriza ubusa amasaha ibihe birimo biragucika kandi igihe cyagiye ntabwo kizagaruka. Ramadani izagusezeraho ikubwiye ati ndagiye ntabwo nzagaruka, uretse ko nzagaruka umwaka utaha. Ntabwo Ramadani igiye ari izagaruka hazaza indi. Iyi ngiyi rero ni kuri wowe kuba wayifatirana ukabasha kuba wakoramo ibikorwa byiza. Icyo ni cya mbere, ntiwasoma Qur'ani mu minsi 10 ya nyuma by'umwihariko. Icya kabiri, Al-Qur'an al-Karim a'zamu shifa wa dawa. Impamvu na yindi dusoma Qur'ani by'umwihariko mu minsi 10 ya nyuma kenshi nuko Qur'ani a'zamu shifa wa dawa, ni wo muti nyarwo rukingo ruhambaye. Ushaka umuti ufite uburwayi bwanze gukira, ufite ibibazo n'ibizazane, wararezwe, urimo uratinya ikijisho, urimo uratinya abanyeshyari, sinze abantu bagutereje ibitama, sinze akazi nako kagenda, soma Qur'ani, umviriza Qur'ani. Qur'ani ni umuti. Niki Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tubwira muri surati Isra, aratuga ati wanunazzilu min al-Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatan lil mu'minin. Mu Qur'ani twayimaniye kuba ari impuhwe ndetse n'umuti n'urukingo kubemera Mana. Wala yazidu zalimina illa khasara, ariko ntakizongerera abahuguje cyangwa se inkozi z'ibibi uretse igihombo. Warada an nabiy sallallahu alayhi wasallam, kandi byagaragaye mu Imana Muhammad sallallahu alayhi hadithi yayo, annahu kana idha ishtaka min shay'in qara'a ala nafsihi al-mu'awidhati wa nafatha al-Qur'an al-Karim bisabab an-nuzul as-sakina war-rahma. Byagaragaye Muhammad sallallahu alayhi wasallam yuko intumwa y'Imana igihe cyose habaga hari cyamugezeho kikamuhangayisha, kikamuhungabanya, akagira ibibazo, akuma mu mutima atameze neza, ni kimwe Imana yihutiraga kuba yasoma Qur'ani, igasoma muawidhati. Iyi muawidhati cyangwa se izi muawidhati ni ziriya sura ngufi cyane, surati al-Falaq na surati an-Nas, ugashyiraho na surati al-Ikhlas. Izi sura zo mutume yasomaga ngo yamara kuzisoma agahoha mu biganza bye, akaba yakwisiga ku mubiri uretse imbere n'inyuma, hanyuma no mutume yarangiza ngo ibyo bikaba impamvu yuko abona ituze ndetse n'imwe kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Haythu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nuko Imana yabigaragaje muri hadith ivuga ati mashtama qawmin fi bayt min buyutillah, ngo nta abantu bazakusanyikira cyangwa se ngo bahurire hamwe mu nzu zimwe mu nzu za Allah, byumvikana ko ari imisigiti, yatluna kitab Allah, basoma igitabo cya Mwenyezi Mungu, wayatadarasunahu, barakigishanya hagati yabo, bainahum illa nazarat alayhim as-sakina, uretse ko Nyagasani Subhanahu wa Ta'ala abamanurira umudendezo, wa ghashatuhum rahma, akabasenderezaho impuhwe ze, wa hafatuhum al-malaika, abamarayika bakatwikiza amababa y'impuhwe, wa zakarahum Allah fi man indahu, hanyuma mu byicaro imbere ya Mwenyezi Mungu aba bantu bakavugwa bitewe n'ibyiza byo ku kwezi kwa Ramadhani. Abayisilamu rero turi muri Ramadhani, tugeze mu minsi 10 ya nyuma. Ushagira wakore itikafu, icyambere agomba kumenya nuko agomba kwinjira mu musigiti nibura hakiri kare, akaba yaza uno munsi wa none akagwa mu musigiti kuzageza ni 10 ya mbere irangiye, 10 ya nyuma irangiye. Yaba atabishoboye akinjira mu musigiti aje gusara salatu al-asr, akazavamo agiye gusara swala y'Eid adaciyiwe mu rugo, ahubwo avanga ku musigiti agana kuri stade kujya gusari, kandi bikaba byiza sunna agenze n'amaguru akagenda atanga takbira, baba ari babiri baba ari batatu, bakagenda basingiza Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mwenyezi Mungu atumu surati al-Baqara, walitukmilu al-iddata walitukabbiru Allah ala ma hadakum wala'allakum tashkurun. Muzuzu umubare w'iyo minsi ya Ramadhani, ngo nimurangiza walitukabbiru Allah ala ma hadakum, musingize Mwenyezi Mungu kubwo yabayoboyemo, wala'allakum tashkurun, wenda mwamuri abandi bashimira Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Muvandimwe rero muri sunna ziriho umuntu ugomba gukora itikafu, nuko uyu muntu agomba kuza mu musigiti hakiri kare akaza, hanyuma noneho mu byo agomba gukora hari bimureba atagomba kuba yarengaho. Icyambere nuko atagomba kujya gusura abarwayi, ngo ari gusohoka buri kanya, ngo agiye kwa muganga. Gusura abarwayi ntabwo byemewe muri itikafu, ntiwemere kuba warenga inkingi enye zigize umusigiti. Icya kabiri, wa alla yashhadu janaza, ntabwo yemere kuba yajya gushyingura keretse wenda ari umwana we cyangwa umuvandimwe we cyangwa umudamu we, ariko abandi bagiyeyo iyi ni faradun kifaya, ni itegeko ryuzuriza n'abandi bajyayo, ariko wemere kuba bava mu musigiti. Ikindi, nta itikafu yabo uretse ko ari mu musigiti uberamo jama cyangwa se umusigiti uberamo iswala y'ijuma. Hanyuma ikindi kandi nuko umuntu wa itikafu agomba gukora itikafu afite isawumu, uwasibye niwe itikafu ireba, kandi akirinda kuba yaganira amagambo ya politike n'amagambo aterekeranye, akaba ari Qur'ani, akaba ari gusingiza Imana, akaba ari ibikorwa byiza arimo, akazavamo yaraguye ku juru ry'ubugabe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yaramwandikiye. Allah Subhanahu wa Ta'ala katubwira ati rero uku kwezi kwa Ramadhani muhishoho kenshi cyane kuba mwasoma Qur'ani, kuko Qur'ani ari umuti w'imibiri yanyu. Intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yabigaragaje muri hadithi yuko Allah asenderezaho umudendezo ndetse agahana impuhwe babandi basoma Qur'ani muri uku kwezi kwa Ramadhani, by'umwihariko tugeze
muri no minsi 10 ya nyuma. Icya kabiri iyi Qur'ani yisomye nuru fi dunya wa dakhara fil akhirah, nuko ari urumuri hano kwisi kandi kazakubera iki urukingo ku munsi w'imperuka. Wasomye Qur'ani imubera urumuri hano kwisi, ikazana mubera urukingo ku munsi w'imperuka. Kugeza ubwo byaje muri hadithi, umuntu wasomye Qur'ani akayitaho, akayihereza umwanya, ikamuteka ibya halali akabyubahiriza ibiziruye, ikamubuza ibya haramu byazirijwe akabigendera kure, Allah subhanahu wa ta'ala adkhalahu Allahu aljanna, Allah azamushyira mu ijuru. Ngo si ibyo gusa, anamubwira ati ngo genda ujye kurokora abantu 10 bo mu muryango wawe kubwa Qur'ani wamenye ukanayisobanukirwa. Bavandimwe, iyi ni Qur'ani. Abana bacu tubajyana mu bizungu bakiga, bagasoma ibyo ari byo byose, imibare za matematike bakiga, za physique bakiga, Ifaransa bakiga, ibyongereza, ariko Qur'ani ni ryari wari wafata umwana wawe ngo yimwigishe? Abari mu kino gihe nibo basuzuguritse, abari benshi bigisha nta n'umushahara babona, abawubona abari bake. Umuntu akugishirije umwana yamara kumenya Qur'ani, ukajya kubona ejo n'ejo bundi umwana agiye mu marushanwa. Ngura mwana bana ejo bundi ngo byari bimeze gutya na gutya. Impamvu na yindi nuko wowe igihe cyawe uragitereranye, umwana umujyana mu byisi, kandi ejo ku munsi w'imperuka uyu mwana niwe uzakora iki? Niwe uzakora iki? Uzaza kugushinja imbere ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mana nyagasani ni umubyeyi wanjye, ntigeze anyigisha Qur'ani, ntigeze anjyana kuri madrasa, ntigeze nshakira umwarimu, kandi mu bintu byiza niwe Imana itubwira bitatu bikugira akamaro iyo umaze kwitaba Imana: aw waladun salih yad'u lahu, umwana mwiza wasize akajya gusabira. Tureba abana dufite abenshi ni birara, banyimogi, ntibasari, n'abafunga Ramadani bategereje ko Ramadani irangira. Wa mwana waherekeza musinge wose Ramadani irangira kunanganye, nataye ibiro 5 nabuze ibiro 10. Uyu mwana Ramadani yarangira akisubirira mu bye. Kandi wa Islam abana biga Qur'ani bihe byose, abarimu tukabatererana, ugasanga umwarimu bamwe ikanzu zaracitse, babuze n'ukuntu bahindura ikanzu. Abarimu bakagombye ko bahabwa agahimbaza musyi. Niba abarimu b'ikizungu umwarimu sako, leta yarashyira agahimbaza musyi, Qur'ani tuyitekerezaho iki? Abarimu ugasanga aricaye ari kwayura, iwe n'inkaraga ntazihari, agategereza ko abana bishura, yabirukana ababyeyi ntibagire icyo babahereza. Abantu Qur'ani twayitera umugongo. Wa Islam inwe Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam muri hadithi muri aya Qur'ani, Allah abwira inwe Imana izaturega: ya Rabbi, Mana nyagasani, inna qaumi takhadhu hadha alqur'ana mahjura, abantu bangi Qur'ani bayiteye umugongo, barayihunze, barayirutse. Nicyo uzabwira Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala: madha sataqulu inda liqa'i rabbika yawm alqiyamah, Allah uzamubwira iki mugiye gukora kumusumeruka? Qur'ani iwawe isomwa kangahe? Wihereza umwanya ungana iki? Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tworohereze iki gihe dusigaranye iminsi mikeya, Qur'ani tuyiha agaciro kandi tuyise muri babandi bazayisoma bakazamuka mu nzego, bakabwirwa ati soma nkuko wasoma ukiri kwisi, ngo kubera ko aya yanyu muri buze gusoma ni uri buze kuruhukira winjira mu ijuru. Ese uri muraba ngo bazabibwirwa? Umwana ntabwo asoma Qur'ani, ibizungurishura za 200 300. Qur'ani kumujyana byarakunaniye, abana bawe ntibasari, utegereje ko Ramadani irangira wasubira mu byana bakajya mu byabo. Ejo ku munsi w'imperuka abana bazagukurura amakanzu, bazakubaza impamvu utabigishije idini. Haki yabo y'ubuzima bw'isi warayibahaye, ariko kwa Mwenyezi Mungu iyo haki warayiretse, uzayibazwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Shahru Ramadan alladhi unzila fihi alquran hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan faman shahida minkum ash-shahra falyasum ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. بارك الله لي ولكم بهذه آيات القرآن الكريم ورفعني وإياكم بذكر الحكيم. أقول قولي هذا ثم أقول ما تسمعون واستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وهو البر الكريم التائب من الذنب كما لا ذنب له. ادعوا ربكم وأنتم موقنون بالإجابة. استغفر الله. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحبه الله تبارك وتعالى ويرضاه. أصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيد الأولين والآخرين مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك وزد عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، وصفيه في خلقه وخليله، نشهد أنه عد الأمانة وبلغ رسالة ونصح الأمة وهم الظلم وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده
حتى أتاه اليقين، فصلوات الله ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، يا عباد الله، فإني أوصيكم مرة ثانية وأوصي نفسي بتقوى الله عز وجل، ولقد فاز المتقون الطائعون. nanone ishimwe n'ikuzo rikwiye Allah, ishimwe n'ikuzo n'ibisingizo byuzuye ni ibya Allah. Ibisingizo byuzuye ibirere bikuzura n'isi, bikuza n'ibyo Allah ashaka nyuma y'ibyo. Amahoro y'Imana n'imigisha bisakare ku watwigishije ino dini, intumwa yabaye umusozo w'intumwa zose n'abahanuzi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallama. Allah musakaza amahoro we n'abiwe n'abasangirangendo we n'abazakurikira intumwa kuzageza ku munsi w'imperuka. Dusabe Allah adushimure abo ngabo, Allahumma amin. Bayisilamu kazi, nanone ndabagira inama nisize ko tugomba kurushaho gutinya Allah ibihe byose. Ntabwo burira gutinya Allah muri Ramadani gusa, ahubwo na nyuma ya Ramadani irangwa no gutinya Imana, kuba ku cyicaro cyiza kizahabwa babandi batinye Allah subhanahu wa ta'ala. Bityo mu byiza bindi bya Qur'ani nuko ku kwezi kwa Qur'ani ariyo minsi 10 ya nyuma turimo, an-nuru fi dunya wal akhirah. Twabonye ko Qur'ani kubera urumuri ndetse n'urukingo ku munsi w'imperuka. Ibyo ngibyo nta kundi muhassana al-ajr wa mudha'af al-hasanat, uzagera ku byiza kandi ibikorwa bya Allah bitubure. Intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man qara harfan min kitabillah, uzasoma inyuguti imwe mu gitabo cya Allah, falahu bihi hasana, ngo uyu nguyu azabona ibyiza kubw'inyuguti imwe yasomye. Allah azabona ibyiza kubw'inyuguti imwe yasomye. Wal hasanatu bi 10 amsalha, ngo ariko ngo ibyiza ngo abona inyuguti imwe ayibonera ithawabu 10. La aqulu alif lam mim harfa, ngo ntabwo mvuze ko uzasoma alif lam mim ari inyuguti, walakin alif harfan wa lam harfan wa mim harfa. Nuvuga alif lam mim, buri nyuguti imwe ni ithawabu 10. Bite mu kwezi kwa Ramadani ko birakubwa kugeza kuri 700. Ithawabu 10 wakabonye zita zikuba kubera ibyiza by'igisibo cy'ukwezi kwa Ramadani. Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam akatubwira rero ukwezi kwa Ramadani iminsi 10 ya nyuma nuko habarimo al-imkanati wa tawafati li khidmati hadha ad-din, nuko umuntu agomba kuba yakora service, yakora akazi keza ko kuba yagaragaza ubwitange mu dini ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Bikaba ngombwa ko Muislamu abasha kuba yakora iki, abasha kuba yashakisha ibyiza. Wa hadha al-Qur'an siraj munir, i-Qur'an ni urumuri n'itara rimurikire wari we wese, hatta la yashka ضدنا الى واحد الدنيا, kugeza ubwo ntawagira impungenge no guhangayika kubera ko yasomye amagambo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nimwema nkuko yabivuze ati, abantu bangi Qur'ani barayihunze, nuhunga Qur'ani Mwenyezi Mungu nawe azaguhunga. Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala akatubwira ma tunfiqu min khairin fali anfusikum. Nanone muri no kwezi turimo iminsi 10 ya nyuma, abantu gutanga kenshi gashoboka. Tanga iswadaka zawe. Hari igikorwa inshallah turibuze gukora nyuma y'iswala, turakizi buri wese yakizi, kijyanye no gusaruza amafaranga y'ibana n'itapi yacu. Allah tuwa ma tunfiqu min khairin, ngo mubyiza muzakora mukanatanga, fali anfusikum, muzamubyikore ku giti cyanyu. Burya utanze abatangiye umutima we, man amila salihan fali nafsihi, ukora ibyiza abikoreye igiti cye, abikoze ku giti cye. Wa man asaa fa alayha, muzakora ibibi ni nafsi azaba ayobeje. Allah tireba ma tunfiqu min khairin, nimubyiza muzatanga, fali anfusikum, muzamubyikore ku giti cyanyu. Wa ma tunfiquna illa ibtigha'i wajhi Allah, ngo nibyo muzatanga mushaka kugira ngo muzishimirwe na Allah subhanahu wa ta'ala, muzarenguranga bwa Mwenyezi Mungu ku munsi w'imperuka. Wa ma tunfiqu min khairin yuwaffa ilaykum, mukandi byiza muzatanga Allah subhanahu wa ta'ala muzabigororerwa byuzuye. Thumma ilaykum wa antum la tuzlamun, kandi mudahugujwe na Allah subhanahu wa ta'ala. Ibadallah, inna awla fi hadhihi ash-shari'a layla min khair alf shahr, mu byukuri mu byiza nanone biri muri ino minsi 10 ya nyuma, laylatu khairu min alf shahr, nuko iri joro mu byukuri iyi minsi 10 ya nyuma, iri joro twadushakira by'ubugabe ari joro rifite ibyiza biruta amezi 1000. Aya mezi 1000 rero Allah subhanahu wa ta'ala yagaragaje muri Qur'ani, inna anzalnahu fi laylatil qadri, mukuri Qur'an kayamane mu joro ry'ubugabe. Wa ma adraka ma laylatul qadri, niki cyakubwira cyakumenyesha ijoro ry'ubugabe ni cyari cyo? Alati laylatul qadri khairun min alf shahr, ati ijoro ry'ubugabe rifite ibyiza biruta amezi 1000. Amezi 1000 yabaze usanga ari imyaka 83 n'imisago. Allahu akbar. Iyo myaka abantu bayifite ahangaha ni bakeya, niyo abana rimo ntago bageze kuri 3 cyangwa 5. Imyaka 83 n'imisago. Bayislam, kuba wakora ibada umunsi umwe ukaba ku ijoro ry'ubugabe, Allah akwandikira nk'uwakoze ibada imyaka 83 n'imisago. Hanyuma y'iminsi 10 ya nyuma ukayikinisha ukaryama, nta tarawehi wasenze, nta bihagararo wasenze. Fatirana iminsi 10 ya nyuma, hari ubwo wenda Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala wakwigobotora igihe cyawe akazakiguhembera n'ijoro ry'ubugabe akaguha ibyiza byaryo. Allah ati rero salamun hiya, Allah ati bi'idhni rabbi tanazzalu al malaikatu waruhu fiha, iryo joro rimanukamo ba malaika na Jibril bakaza nta kindi kibanzanye, bi'idhni rabbihim, bakaza kubwiteko rya Allah,
min kulli amri, bakaza kuri buri kimwe cyose n'iteko rya Mwenyezi Mungu. Salamun hiya hatta matla'il fajr, iryo joro bari tuje, haba harimo umudendezo n'amahoro kugeza ubwo umuseke utambitse abayisilamu, kugeza ubwo umuseke utambitse. Wa qawlu sallallahu alaihi wasallam, inwe Imana yakatubwiye ati taharraw laylatal qadri fi 10 al-awakhir min ramadan, iryo joro ry'ubugeni mujye murishakisha mu minsi 10 ya nyuma. Turatangira 20 iri joro, ejo kuwa gatandatu ni ijoro ry'igiharwe, ku cyumweru ni ijoro ry'igiharwe, kuwa mbere ijoro ry'igiharwe, kuwa gatandatu, ku cyumweru, kuwa gatatu, kuwa gatanu ndetse no ku cyumweru w'icyumweru gitaha. Iyo niyo minsi 10 ya nyuma tuzaba turimo mu kwezi kwa Ramadani. Gutangira kubara ibiharwe rero urahereje kuwa gatandatu mu munsi w'igiharwe, usimbuka umunsi ujya kuwa mbere, usimbuka umunsi ujya kuwa gatatu, usimbuka umunsi ujya kuwa gatanu, usimbuka umunsi ujya ku cyumweru. Iyi ni iminsi y'ibiharwe tugomba gushakisha ijoro ry'ubugabe. Allah akakwandikira nk'uwakoze ibada ingana n'imyaka 83 cyangwa 84. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, inna anzalnahu fi laylatin mubaraka, n'ukuri twayamanuye mu joro ryuje imigisha, inna kunna munzirin, umudukuri ngo twara ababurizi, fiha yufraku kullu amrin hakim, ngo muri iryo joro Mwenyezi Mungu ati muri iryo joro fiha yufraku kullu amrin hakim, ngo niho ngo buri kimwe gisobanuka. Niki gisobanuka? Allah ati muri iryo joro ngo niho buri kimwe gisobanuka. Igisobanuka niki? Igisobanuka ni mu mwaka, ibyiza ugiye kuyenderwa mu mwaka uri uzaza, mu mwaka utaha, kikagenwa ubuhanga, amafunguro, ubuzima bwiza, urupfu, igihe cy'amavuko, igihe cyo gupfa, amakuba, ubukire n'ibindi. Ibyo byose bigenwa muri rya joro ry'ubugabe. Hanyuma noneho ugategereza icyo wasabye Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akaba yake kwakirira. Abayisilamu rero tugerageze inshallah twere kuba abanebwe, kora ko iyi Ramadani iraducitse, ntabwo izagaruka usibye kuzagaruka umwaka utaha. Kandi rero mu byiza dukora twitabire gutanga ibada. Arakugira inama wakora muri minsi 10 ya nyuma, kora itikafu hano mu musigiti, kora ko mu rugo nta itikafu yemewe. Kandi itikafu era mu musigiti uberamo jama, iswala ya jama ni swala y'ijuma. Tanga sadaka kenshi gashoboka, murushanwe mu byiza. Allah tuwa fi dhalika falyatanafasul mutanafisun, ngo kurubu abarushanwe mu byiza murushanwe. Hari umuntu uzashaka ithawabu no ku munsi umwe ukayibure, ujye kwa so ayikwime, ujye ku mubyeyi wawe ayikwime, ujye ku muvandimwe ayikwime, ujye ku wari wose ayikwime, kubera ko wabuze thawabu imwe kugira ngo munzani wawe uhagarare bwuma. Ariko sadaka yawe watanze, iswala zawe wakoze, ibihagara byawe wakoze, ku munsi umwe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala azabiguhembera. Mu gusoza rero kutuba yanjye icyanyuma muri ibyo byose nabyo nuko tugomba gutekereza gutanga zakatul fitri. Mwemera ati asiyamu abdi mu'allaq bayna as-sama, igisibo cy'umugaragu gihama mu kirere gati wala yurfa illa bi zakatul fitri, ntabwo igisibo cye cyazamuka adatanze zakatul fitri. Zakatul fitri igomba kuvanwa mu mutungo wabishoboye ugahabwa babandi batishoboye. Kubera iki? Kugira ngo nabo ku munsi w'Eid bazabone uwo muceri, bazabone ibyo bishyimbo, bazabona ayo mavuta, nabo bazishime, batazageraho bajya gusaba ku bandi bayisilamu. Mashuratu zakatul fitri hiya min al-ibadat allati awjabaha an-nabi sallallahu alayhi wasallam, gutanga zakatul fitri muri ibada nimwe Imana yategetse iyo tugeze muri no minsi 10 ya nyuma yo mu kwezi kwa Ramadani. Nimwe Imana Muhammad sallallahu alayhi wasallam katubwira ati rero zakatul fitri tuhratu lis-sa'im min ar-rafathi wal-laghwi wa tu'matul masakin, gutanga zakatul fitri ngo bisukura wa wundi wasibye amagambo mabi, vinamtwaharisha yule mfungaji na maneno mabaya, maneno machafu. Hari abo wabwiye nabi, hari abo ibyo warebye biterekeranye, hari abo waneguye, hari ubusimba bwa Mwenyezi Mungu wakandagiye utabizi. Tanga zakatul fitri utangire n'abawe. Niba uri umugabo umwe, tangira umugore wawe, tangira umwana wawe. Niba ari amashyi 3 y'umuceri bara kuri buri mutwe, niba ufite abantu 5 nawe urabyumva, ubare buri mutwe. Niba ari ibishyimbo ubare buri mutwe. Umudamu waramutse atwite akabyara bwacye yari Eid, icyo kiremwa cyavutse nacyo kigomba gutangirwa zakatul fitri. Zakatul fitri rero itangwa guhera muri minsi 10 ya nyuma ikarangira iswala y'Eid igiye guhaguruswa. Iyo twamaze gusarira Eid ugatanga zakatul fitri, iyo ngiyo ntabwo ari zaka mutumete, faya sadaqatu min as-sadaqat, ni sadaka muzini sadaka zisanzwe. Kuri ubwo Allah rero lan tanalu birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min shay'in fa inna Allah bihi alim, wa ntabwo muzashaka kumubona byiza kese mutanze mu byo mukunda. Bayisilamu iyo dukundana amafaranga, dukunda amafaranga, dukunda abana bacu, dukunda abadamu, ariko icyambere ni amafaranga. Allah ati nimuzabone byiza keretse mutanze mu byo mukunda. Rero ino minsi 10 ya nyuma buri muislamu yitabire kuba yatanga zakatul fitri kugira ngo asukure igisibo cye n'amagambo mabi n'ibintu byiza bitari byiza yavuze, kugira ngo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala
yakire igisibo cye. Wahdhara isbab min saqatil jabbar fa inna ajsamakum ala an-nar la taqwahu laqad amarakum Allah subhanahu wa ta'ala fi muhkam tanzilihi bada fi bi nafsihi wa thana bi malaikatihi musabbihati liqudsihi wa thalatha bikum ayyuha al-mu'minun min bariyati jinnihi wa insihi fa qala ta'ala mukhbira wa amira inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala an-nabiy يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال صلى الله عليه وسلم من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بعشرة. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الأربعة منهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي ولا ستة الباقين من العشرة منهم طلحة الخير وزبير وسعد وسعيد وعبد الرحمن بن عوف وأبي عامر وبدة بن الجراح رضوان الله تعالى أجمعين عليهم إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وأذل النفاق والمنافقين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بلغنا ليلة القدر يا رب العالمين. اللهم بلغنا ليلة القدر يا رب العالمين. اللهم ارزقنا قيامه يا رب العالمين. اللهم ارزقنا قيامها يا رب العالمين. اللهم ارزقنا قيامها يا رب العالمين. اللهم لا تحرمنا ثوابها يا رب العالمين. اللهم لا تحرمنا ثوابها يا رب العالمين ولا تحرمنا خيرها يا رب العالمين. اجعلنا من اتقاء شهر رمضان. اجعلنا من اتقاء شهر رمضان. اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا من النار. اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وأولادنا من النار يا رب العالمين. اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك يا رب العالمين. واحفظ وانصر المسلمين في فلسطين يا رب العالمين. اللهم انصرهم نصرا عزيزا يا رب العالمين تعز به الدين يا رب العالمين. إنك تعلم أعدائهم عددا يا رب العالمين فاقتلهم بددا يا رب العالمين ولا تبت منهم أحدا يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم وادعوه سبحانه يستجب لكم. فلا ذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. فأقم الصلاة.